ubwo twageraga mu mwaka w'ibihumbi 2002 Godfrey Baguma uyu munsi ufite imyaka 63 yakinnye irushanwa ry'abantu babi ku isura muri Uganda arangije atsinda iryo rushanwa. Ntabwo ari abantu benshi bakwishimira gutwara igihembo nk'icyo. Uyu mugabo Godfrey abayeho ubuzima abanye n'indwara idakunze kubaho kenshi yitwa fibrodysplasia ossificans progressiva, banayita stone man disease. Iyi ndwara niyo yamugize gutya maze muhindura udasanzwe. Godfrey Baguma reka tumuvugeho. Mbere yuko dukomeza banza ukande like kuri iyi video ukanda subscribe. Kuba ngeze aha ndacyameze neza, ibi bimpereza imbaraga kurushaho. Aya ni amagambo ya Godfrey. Iyi ndwara ni bwoko ki? Umugabo watsindiye ikamba ry'isura mbi mu bariho ni muntu ki? Godfrey Baguma ni umuhanzi akaba usetsa abantu ndetse ni umukozi w'inkweto korodoniye aba muri Uganda. Yatwaye imitima ya benshi ku rwego mpuzamahanga ubwo yatwaraga irushanwa ryo ku rwego rw'igihugu n'irushanwa rya Mr. Ugly. Ni nko kuvuga ngo umuntu mubi ku isura udakunditse. Hari umwaka w'2002 iwabo bamuze nka Sebabi, bisobanura ngo umubi ubaruta bose. Baguma yafashe iby'abandi bafataga nk'ikibi ubundi abihindura umwuga umuha umurimo. Indwara arwaye ni yitwa fibrodysplasia ossificans progressiva FOP. Iri jambo turaza kurikoresha kenshi. Ni indwara ituma inyama z'umubiri n'utundi duce tuzishamikiyeho nka tendo, ligama, utundi duce tuba duhuza inyama n'amagufwa byihinduranya ku buryo bihinduka amagufwa kandi ubusanzwe atariyo. Ibi bituma ushobora kwisanga mu mahuriro y'ingingo nko mu mavi, mu ntoki, hifunze ku rwego bitongera kwinyeganyeza cyangwa se kunyeganyega uko wabigenza kose. Ibi bikuviramo kwangirika ibice birimo mu isura ndetse n'umutwe. Kugenda bitangira kukunanira, ariko kandi kuvuga no kurya. Gusa aho kwisha amagambo y'abantu yinjiye mu irushanwa mu 2002 ashakisha amafaranga kubw'umuryango we. Ubwamamare yavanyemo nibwo bwafunguye umwuga we w'umuziki ndetse no gusetsa. Niyo mpamvu n'uyu munsi turi kumuvugaho ku mbuga zitangaza amashusho nka YouTube. Indirimbo ze zakunzwe n'amamiliyoni y'abantu. Aganiriza abandi cyangwa se aganiriza abantu bihebye akoresheje amateka ye ndetse akabera abandi urugero. Shaka agaciro kawe aho kureba uko ugaragara cyangwa se aho gushingira kuko ugaragara. Ni umugabo wubatse ufite urugo. Abantu bamuvuzeho byinshi, ariko ibintu byatumye atubaka ubuzima ndetse uyu munsi afite abana 8. Akiri umwana muto nyina yaramutaye. Ibi hari ahandi hantu byabaye mu mateka. Hari abandi bantu bavutse bisanga n'ibintu bidasanzwe muri bo. Abo barimo Joseph Melike, the Elephant Man. Yizeraga ko arwaye ibyitwa Proteus syndrome cyangwa se severe neurofibromatosis. Yabayeho mu kinyejana cya 19 mu Bwongereza. Melike amagufa ye yarakuraga cyane nk'atiteguye guhagarara, kandi ibice byoroshye by'umubiri we nko mu isura byarakuraga cyane nabyo. Nk'Abaguma Melike nawe yabonye uburyo bwo kubaho kuva umunsi yemeye kwiyakira uko yari ari, ubundi atangira kubaho. Yari umuhanga cyane akamenya kwandika imivugo. Harry Islaka nawe n'undi muntu nawe yararwaye nk'ibya Godfrey. Ajya gupfa mu 1973 igikanka cy'amagufwa cye skeleton cyari cyenda kwifunga neza ngo gikore cyangwa se kireme igufwa rimwe rinini cyane. Igice kimwe cyabashaga kunyeganyega ku mubiri we cyari iminwa. Ubwe yemeye gutanga igikanka cye ku bashakashatsi ngo bazagikoreho ubushakashatsi. Uyu munsi kiri immutable muri mize. Abashakashatsi bakifashisha biga iyi ndwara. Ni nuko byagendekeye Dede Koswala, the Tree Man. Severe epidermodysplasia verruciformis byari byikomatanyirije hamwe na HPV. Iyo ni infection, human papilloma virus. Umugabo w'umunya-Indonesia wavukanye indwara aho umubiri we utabashaga kurwanya virusi zibasira uruhu. Ibi byamuviriyemo kugira ibimeze nk'amahembe byameraga mu biganza bye ndetse no ku birenge. Byabaga bimeze nk'imizi y'ibiti ku buryo gukoresha amaguru ye cyangwa amaboko byagoranaga. Nubwo Godfrey Baguma yanzwe na nyina ari umwana muto akava kure akagira aho aba umuhanzi ndetse n'umubyeyi uyu munsi ubera abandi urugero,
dore amwe mu masomo wamwigiraho muri ubu buzima ashobora kukubera akabando k'iminsi. Ihereza izina mbere y'uko abandi bantu bari guha. Igihe abantu batangiraga kwita Baguma ko ari we muntu mubi abantu bari babona, ntiyatumye ibi bintu bimwangiza, ahubwo iki gihe yari yinjiye mu irushanwa nawe ubwe. Yemeye izina maze yemera izina bamwita Sebabi, ubundi ahubwo ibyo abihinduramo amafaranga. Isomo: ntiwagenzura uko abandi bantu bagufata n'ibyo bakuvugaho, ariko wagenzura niba ibyo bavuga cyangwa se uko bagufata byo bizakugiraho ingaruka. Iyo wanditse inkuru y'ubuzima bwawe bwite ukemera uko iri cyangwa se ukiyemera uko uri, uba wambuye abandi ububasha bwo kubikoresha bakurwanya. Isomo rya kabiri: uburibwe ndetse n'inzitizi z'ubuzima zishobora guhindurwamo cyangwa se bishobora guhindurwamo intego. Baguma abana n'indwara, reka tubyite gutyo. Aho kwiheba ngo yivane ku isi, yabikoresheje nk'urufatiro ngo atangize imyuga ishobora kumuha inyungu, irimo gukora umuziki, gusetsa ndetse no guha abandi inama no kubabera urugero. Nitwa Samuel Mugisha, njye wumva kuri mikoro. Isomo ririmo ahangaha ni uko inzitizi uhura nazo muri ubu buzima cyangwa se n'ahandi hariho hose si zo gutuma ubona ntacyo ushoboye. Birashoboka cyane ko wahindura inzitizi zawe zigahinduka akazi ndetse n'ubucuruzi cyangwa se inyungu zifasha abandi. Yatawe na nyina ari umwana muto, yakuze abantu bamwanga, yari afite impamvu igihumbi zo kuva ku izima no gucika intege. Intsinzi ye ntiyaje mu ijoro rimwe, ni ibintu yubatse mu bihe by'imyaka. Ubwo yadodaga inkweto ari umukorodoniye nta n'umwe umuzi, yabanje kurokoka mbere yo kumenyekana. Isomo: kutava ku bintu ntabwo ari igikorwa kimwe dukora rimwe ngo birangire, ahubwo ni amahitamo ya buri munsi yo gukomeza kugenda, cyangwa se aho duhitamo gukomeza kugenda tujya mbere mu rugendo twatangiye. Ibi byose bisaba kwihangana. Isomo rya gatatu: buriya agaciro kawe kava muri wowe, ntabwo ugahabwa na rubanda cyangwa se abandi. Mu myidagaduro, gukundwa n'abantu cyangwa se kugirirwa igikundiro ni nk'igicu, bihinduka nk'igicu. Baguma yabonye isura y'abantu mu buryo bwose, yavuye mu kwishishwa kugeza akuzwe hafi na buri umwe. Muri ibyo bihe byose intego ye yagumye ari imwe: ukubaka ubuzima bumeze neza, kwita ku bana be 8 ndetse no kugumana agaciro ke. Isomo rikomeye: nushingira ku bisingizo by'isi n'abantu kugira ngo wumve ko ufite agaciro, uzumirwa kandi abantu bazaguseka. Kuguma ushikamye bikomoka mu guhuza agaciro kawe n'uwuriwe ndetse n'indangagaciro zawe, uko utwara abantu bakwishingikirizaho. Isomo rya kane: jya uha agaciro icyo wabasha kwikorera cyonyine. Umubiri w'Abaguma wahuye n'ingorane z'ubwiza, nyamara ijwi rye, uburyo ateye, ubwonko bwe, uburyo ari rwiyemezamirimo n'ububasha bwe muri ibyo bintu byagumye bidashigishwe. Imbaraga ze yazishoye mu gutyaza ubumenyi bwe mu gukora umuziki, aho kubabara cyangwa se ababazwa n'ubwiza bw'umubiri yabuze. Isomo rikomeye cyane: biroroshye kutagira icyo ukora nuramuka witaye ku miryango ubona ifunze cyangwa se ibyo tudashoboye gukora. Ni byiza iyo imbaraga zawe zisigaye uzikoresheje ushakisha ibindi ushoboye gukora, maze ukazikoresha neza.